uvuga ati Mana nimbyara nimbona mbyaye sinzongera kubyara. Ubundi ubajya bavuga ngo umwana w'imfura araryoha. Umwana na nyina nibo bimenye. Ku bakobwa bitegura gushaka kugira ngo uzasome neza inda ntizakuzazanye, bisaba ko hari ibintu ugomba gukoresha mbere y'amezi 3 uri kwitegura kujya kubaka. Wari uzi ko ubwenge buhwanye n'iby'umuntu arazwi? Uzasome umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 11. Intamenya irira ku muziro, umutima w'umunyabwenge uronka kumenya, ukura utabaza ugasaza utamenye. Ni kubw'izo mpamvu twabateguriye ikiganiro dusangira ubumenyi. Kubwo kumenya agaciro k'ubumenyi, Healthy Soul and Body twabateguriye ikiganiro dusangira ubumenyi. Dusangira ubumenyi, iki kiganiro nyamara tuzakigiramo ibyiza byinshi. Kumenya guteka ibyo kurya byiza kandi bizima, kumenya amateka, kumenya ubumenyi ngiro bwagushoboza kuba mu isi utari umutwaro, nko kumenya kubaka, gukora amazi, gukora umuriro, ndetse n'andi masomo yibanze usabwa kumenya utabereye abandi umutwaro. Niba ukunda kunguka ubumenyi ukaba ubona ibyo uzi wakongeraho n'ibindi, ntugacikwe n'iki kiganiro kandi ujye urarika n'abandi baze bakurikire twungurana ubumenyi. Dusangira ubumenyi, dusangira ubumenyi, zana ubwawe nanjye nzana ubwanjye, twungurana ubumenyi. Turabasuje mwese inshuti bakunzi mudukurikiye muri aka kanya, twizeye ko aho muri hatandukanye mukomeje kugubwa neza. Tubaye ikaze kuri Soul and Body muri dusangira ubumenyi mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Turi kumwe n'umutumirwa rero nkuko muri kubibona ku mashusho yanyu. Reka tumwakire atwibwira amazina ndetse tunamuhe n'ikaze. Murakoze cyane, amazina nishimye Jeanne. Yego. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Ndetse mbanje gusuhuza abadukurikiye muri rusange ngo iteka bahire. Hano umugisha urakoze cyane Jeanne, tuguhaye ikaze hano. Hano rero tujya tuganira ku bintu bitandukanye byo kungurana ubumenyi, byo gusangiza ubumenyi. Mu by'ukuri ufite ubumenyi, nanjye mfite ubundi, n'undi afite ubundi, ariko ubwo bumenyi tugiye tukabuhuriza hamwe bujya buvamo ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero twagutumiye kugira ngo uze kutuganiriza. Uri umubyeyi, ntabwo turaza kujya kure cyane, turaza kukubaza ese uraduha experience nk'umubyeyi, sibyo? Warabyaye, ufite umwana, ariko tuganiriza urwo rugendo abantu rwose bagira icyo babenyaho kirenze icyo bari basanzwe bazi. Murakoze. Kumwe umubyeyi ni ibintu bimera bitubundi. Mu by'ukuri Imana iyo yabyemeye kuba umubyeyi, iyo wabanye nayo ukayiyambaza iguha n'ubwenge bwo kurera. Yego. Ntekereza ko akenshi kushaka abenshi iyo turi kwitegura kubaka tuba twumva ari ibintu nta buremere mbese tubihereza, baba babyoroheje, ariko iyo umaze kugera mu rugo nibwo umenya ibyo ugiye mu byari byo. Wasabye kuvuga ku bijyanye n'ububyeyi. Abenshi iyo usamye hari ibihinduka mu mubiri wawe, ndetse hari ibintu birahinduka byose muri rusange. Ibaze gushaka ukubita ibiryo, ibintu byose unywa wirira nta kibazo, wasama ibintu byose bigahagarara, bikakunanira, nturye ntunywe, ugasa nabi. Mbese Imana nyine kubera ko iba yarashyizemo akantu kugira ngo tuyimenye neza, ibyo bintu biroroha uba waramenye Imana ukamenya n'uko witwaramo. Ese urwo rugendo rwakoroheye? Ntabwo rworoshye cyane habe na gato, kuko umubyeyi uri kunyise n'uvuga ati Mana nimbyara sinzongera kubyara. Nanjye naravugaga Imana nimbona mbyaye sinzongera gusama, ariko nyine iyo byaye urabyibagirwa. Yego nibyo. Ariko se buriya tunakomeje, iyo noneho tugeze ku umwana arabonetse, wamubyaye, cyane cyane abantu b'abagabo n'abantu bakiri batoya, gufata utwana tw'uduhinja, kudukeyaringa, kutwitaho, kumukarabya, kumufubika, biriya byose ukiri mushyashya
nyine ari ubwa mbere ubyaye biroroha mubigenza mute mubishobozwa n'iki? Ubundi bajya bavuga ngo umwana w'imfura araryoha. Njye ntabwo byankomereye, nta nubwo byankomereye kubera ko mfite barumuna banjye. Yego. Narabibakoreraga mbese. Wowe ntabwo ari inshingano, ntabwo zari nshyashya kuri wowe? Ntabwo byantunguye, ntabwo byandemereye, ahubwo numvaga nshaka kuzabikorera umwana wanjye bwite. Ntabwo byangoye cyane. Hanyuma rero nari nkubajije urumva yego ntabwo we byakugoye, ariko hari bagenzi bacu cyangwa abanyu bijya bigora bikabananira bikabagora cyane. Bo wabagira ihe nama bajye babishobozwa n'iki? Wenda bo bataciye muri ubwo buzima bwo kuba bafite wenda bo bitagaho mu nshingano bakaba batari babafite, babigenze bate? Cyangwa nabitegura kubyara badukurikiye muri aka kanya bitegura iki, biga iki? Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ukwirinda kuba wenyine, kugisha inama abandi. Ufite mama wawe, ufite nyoko w'ukwe, ufite baramukazi bawe, ufite inshuti muri rusange, ntabwo wakwihererana ibintu. Ugomba kwicara ukabaza ukamenya ukuri buze kubikora, ukamenya ko ugomba kuza kwitwara. Hanyuma iyo umwana rero yagize uburwayi, twibande ku mwana w'uruhinja, mubwirwa n'iki ko umwana yarwaye? Biragoye kubera ko umwana uri bwa mbere ntavuga, ntiwamenya ngo bimeze bite. No kurira hari igihe mujya mushobora gutandukanya kurira k'umwana urwaye n'umwana muzima, mubimenya mute? mumwitaho mute umwana barwaye? Biragoye cyane kubera ko akenshi iyo umwana arize umuhereza ibere cyangwa se ukamurebera ko yiyanduje. Yego. Ariko akenshi umwana urwaye hari igihe agira umuriro, hari igihe agira amarerije agaragara, hari igihe agira uducurane. Nyine iyo agira amarira udasanzwe ubona wihutira kujya kwa muganga. Abaganga nibo bareba ikibazo umwana afite. Kandi koko mwagera ugasanga umwana asanzwe anarwaye. Yego. Mufite ubuhanga bukomeye cyane, Imana ijye bakomereza amaboko. Mukora umurimo utoroshye cyane. Hamwe n'Imana ijya idushoboza kurera bikagenda neza. Yego nibyo, ariko ubwo ntago twibagiwe ko umudamu aba afite inshingano nyinshi mu rugo. Aba afite inshingano nyinshi mu rugo, wenda ufite urwo ruhinja, ufite no gukora n'indi mirimo isanzwe yo mu rugo, ufite no kwita ku zindi nshingano z'urugo. Ntabwo ufite wenda n'ugufasha. Ubwo buzima mubihuza muti? Kurera umwana ukiri muto ugukeneye ariko n'imirimo yo mu rugo igukeneye, ubihuza ute? Murakoze. Umwana ukiri muto yaba akeneye nyina cyane. Yego. Ukora bike bishoboka ukita ku mwana. Ubwo njyewe nk'urugero ibyo nakoraga nabikoraga asinziriye. Yakwicura nkabishyira ku ruhande, kakaba karahagaze, nkita ku mwana, yakongera gusinzira acumbura. Nibyo. Reka noneho dukomeze. Ubwo tugeze ku mwana, twatangiye mbere yuko bamusama, aravutse, turakomeje tugeze noneho ku mwana agomba konswa kugeza ku mezi 6. Nta kindi kintu aravangirwa, iyo nka mashereka gusa. Ariko noneho tugeze mu gihe cyo guha umwana ifashabere, niko ryitwa. Iryo fashabere rihabwa, turi kugira ngo udusangize ubumenyi bwawe bw'ibyo umubyeyi nibura atagomba kubura guha umwana we nk'imfashabere, bitagomba kubura mu mirire ya buri munsi. Yego murakoze cyane. Umwana utangiye gufata imfashabere atangirira ku gikoma cy'ibigori giseye neza. Ubwo ku munsi wa mbere ugiye kumuha ifashabere y'amezi yuzuye? Yego. Uhera ku igikoma cy'ibigori giseye neza. Akenshi kugira ngo wizere icyo gikoma kubera ko aba amaze iminsi yonka amashereka, igikoma kuko kiba gifite udufu tudaseye neza. Bisaba kubanza kuyiyungurura, icyo gikoma kikaba kidakomeye kandi kikaba kitari amazi, kiri hagati na hagati. Icyo ngicyo ni ikinyampeke umwana agomba gutangiriraho gufata. Hanyuma ku bijyanye n'imbuto, umwana atangira gukoresha imbuto zifite ibara ry'umuhondo. Uraza kudufasha wibutse n'abantu bibutse n'izo mbuto kugira ngo birusheho kugenda neza. Kamara amasenge. Ntazahere kuri poyo cyangwa indi twatuneke duto cyane. Hakabaho ironji,
hakabaho ipapayi. yego naryo ndaribona. Ibyo nibyo umwana atangira gufata mu gihe cy'amezi 6. None se ubwirwa n'iki? Urumva umuntu mukuru agomba nibura kurya amafunguro hagati ya 2 ku munsi cyangwa 3 bitewe n'akazi akora. Mubwirwa n'iki umwana mutoya? Umwana muto yibwirwa n'iki ko yashonje, ko ageze igihe cyo kurya? Mbese uramureba ukamenya ko umwana yashonje, ubibwirwa n'iki? Ibyo umwana na nyina nibo bimenye. Umubyeyi ugiyoberwa ku mwana. Mbese ntabwo biri rusange. Ntabwo ari rusange, ntabwo umwana umufata nk'umuntu mukuru. Uramureba nawe ukamenya ko yashonje. Uramenya ku mubyeyi wamenye ko umwana arya agahaga, iba yagabanutse. Yego. Cyane cyane umwana wihagaritse arasonza. Umwana witumye arasonza. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu dusangira ubumenyi cyo kuri uyu munsi, aho twaganiriye n'umubyeyi akaba dusangije ubuhamya ndetse n'urugendo, bimwe mu bintu umubyeyi ashobora gukora kugira ngo yite ku mwana we azakure afite ubuzima bwiza kandi afite n'imibereho myiza. Noneho reka twababaza, ese umwana noneho yatangiye gufata ifashabere, atangira yaranakuze, sibyo? Nyuma yo kurenga cya gihe cyo gufata ifashabere, afata utwo tuntu tworoheje, ni yihe mirire noneho y'ingenzi umubyeyi agomba kugaburira umwana we yararenze na cya gihe cyo gufata ifashabere kugira ngo ikomeze imwunganire imikurire ye, akure mu gihagararo ndetse n'intekerezo zikomeye zimeze neza? Umwana mu bintu atagomba kubura, ntabwo agomba kubura imboga, abure n'imbuto, abure n'ibinyampeke. Yego. Ibyo bintu byose ugomba kureba niba bingahe muri byo umwana yabifashe ku munsi, kuko byongera imikurire y'umwana, umwana agakura neza. Ntabwo twasuze iki kiganiro ntakubajije, ni ikibazo gikomeye cyane ababyeyi benshi bajya bahura nacyo. Hari igihe usanga umuntu afite n'iyo mirire atabibuze, ariko kumenya kuyitegura bikaba ikibazo, ku buryo usanga nk'umwana ari mu mirire mibi, ariko umubyeyi isakora nyina akora n'ibyo batunze bataburamo wenda ibyo kumwitaho. Mu by'ukuri ni iki umuntu yego warutubwiye ko hari imirire umubyeyi agomba gukora kugira ngo umwana akure neza, ariko noneho kuri abo bantu reka dusangire ubumenyi, twungurane ubumenyi, dutegurira ifunguro, ugerageze uvuge n'ibiribwa byafasha umubyeyi utazi gutegura ibyo kurya byaha umwana we ku buryo byamugusha mu mirire mibi, udufashe kuri iryo funguro. Urakoze cyane. Wenda iryo funguro ryo njye ku bwanjye natekerezaga byazaza mu kindi kiganiro turi noneho no kubereka uburyo wategura ifunguro ry'umwana ryoroheje. Ntacyo oya, dufashe ubitubwire, kubera yuko hari umuntu udukurikira aka kanya utazakurikira n'icyo gitaha, akaba dukurikiye muri aka kanya icyo ngicyo agenda kijyanye. Ushobora kuba ufite imboga, ufite igihaza. Mu ifunguro ry'umwana ntabwo hagomba kuburamo karoti n'urunyanya. Ufite ikirayi, igitoki se yakirya, nyine ukagenda uhinduranya. Niba watetse igihaza urakatiramo karoti, ukatiremo n'urunyanya, umuhereze ushyiremo akunyu karinganiye. Mu by'ukuri icyo numva nsigaranye gikomeye cyane, ntuzafate ifunguro nubwo ryaba ari ryiza ngo urimugaburire mu gitondo, saa sita na nimugoroba, n'ejo bundi, ahubwo hinduranya. Nibiba na byiza umwana wawe ujye umuhereza amata ya soya. Yego, urakoze cyane. Amata ya soya nayo tuzayavugaho, ariko twaranayakoze, mwareba mu bindi biganiro twakoze biri hano kuri iyi channel, mwareba uko bayakora, abatazi kuyakora mukongera mukiga kugira ngo nawe mushobore kuyakora. Reka dusoze ikiganiro cyacu ugira inama ababyeyi bagenzi bawe badukurikiye muri aka kanya, ndetse n'abakobwa bitegura gushaka, bitegura kujya mu ngo. Ubwo urahera ku bakobwa bitegura gushaka, bashaka kuzagira abana bafite ubuzima bwiza n'impagarike nzima muri rusange, ariko noneho soreza no ku babyeyi bagenzi bawe inama wabagira. Ku bakobwa bitegura gushaka, kugira ngo uzasome neza, inda ntizakuzazanye, bisaba ko hari ibintu ugomba gukoresha mbere y'amezi 3 uri kwitegura kujya kubaka. Niba harimo na bike bitubwireho ko ni inama turi kubagira kandi biteguye kuzishyira mu bikorwa. Ushoboye gukoresha ingano zimejeje, yego, ugakoresha zinke, ugakoresha spirulina, ugakoresha n'uruvange rw'uburo, ingano,
n'amasaka ibyo twita urwanga. Yego twaranarukoze kuri icano baze kujya mukora mu biganiro twakoze biyibutse uko barukora ko bataruzi. Yego aba bagiye babikoresha mbere yuko mbere y'amezi 3 ko bajya kubaka urugo. Mbese ubu niba mfite ubukwe mu mezi 3 ari imbere, uwo mukobwa niba afite ubukwe mu mezi 3 ari imbere, nahera ubu ngo bakoresha iyo miti. Ntabivuga gutyo, abantu benshi bakumva ko niba shaka bazahita basama. Yego Usama biba mu mugambi w'Imana. Ariko natwe tubigiramo uruhare kugira ngo izo nzira tuzitegure neza. Ushoboye kugenda ukamara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 10, cyane ko hashoboye no kugera iyo ushoboye no kugerayo ugahita usama. Ariko wowe ukora ibyawe, Imana nayo igakora ibyayo. Nizere ko babyumvishije. Hanyuma rero ababyeyi bagenzi bawe bafite abana bato, bafite abana bakuru, inama wabagira, ikintu wumva kikuri ku mutima ushaka kubabwira muri aka kanya, umwanya ni wawe. Icyo nge nabwira ababyeyi cyambere no kwiringira Imana, kuko Imana niyo idushoboza byose. Icya kabiri, niba ufite umwanya, ufite uburyo, akanya niyo kaba ari gatoya, nuko wahengeka ibintu, ita ku mwana wawe utitaye ngo mfite umfasha mu rugo, mfasha imirimo yo mu rugo, mfite uwo ndasigira umwana, wowe kora ibyibanze. Niba ari ukumugaburira usiga umugaburiye, niba ari ukumwitaho, mbese umwana kubone nk'umubyeyi. Mbese inshingano za mbere ku mwana zibi zawe kurenza uko izo zaba kundi muntu. Yego nibinashoboka umwiteho wowe ubwawe wenyine. Ndumva aricyo nababwira. Jean, turagushimiye cyane ku misanzu waduhaye muri iki kiganiro dusangira ubumenyi cyo kuri uyu munsi. Imana ikumugisha. Murakoze cyane. Twizeye ko nitugukenera no kugutumira mu bindi biganiro bikurikiraho, dukomeza tuvuga kuri izi ngingo ndetse n'izindi nabwo tuzakubona. Turahari. Mwakoze cyane rero, ngiye bamusangiza amagambo w'iki kiganiro nitwa Byiringiro Fabrice. Namwe mwakoze kudukurikira mwese aho muri hatandukanye. Hari ikibazo wagize urakitwandikira muri komanteri, hari icyo yifuza gusobanuza utasobanukiwe muri aka kanya, turahari ku bwanyu kugira ngo tubasubize. Kadusoreze rero ikiganiro cy'uyu munsi ahangaha, twizere ko tuzahura no mu bindi biganiro. Tuvuge ngo Imana twese iby'imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima bwawe. Muraho neza Kamari? Muraho neza Makura? Amakuru y'iminsi myinshi. Makuru ni meza, naho mwe? Natwe turaho, turashima Imana. Mami, kumbuye ku isabato. Isabato zagera cyane. Mami, kumbuye ku isabato. Isabato zahagera cyane. Ariko uri umunyamugisha pe. Abana bawe bakumbura isabato. Barayikumbura cyane. Gose babawe ntago bayikumbura. Ashwi. Nose ubwo ntibyaba byarapfiriye mu gikoni ku isabato ubwo barya iki? Barya ibisanzwe ni ya miceri. Baba bariye no mu yindi minsi cyane. Ni wowe rero wabyishe. Kugira ngo abana bakumbure ku isabato bisaba imbaraga z'igikoni. Ubwo barya iki? Imiceri rwose. Nawe uti imiceri ibyo ntago byatuma bakumbura isabato. Wowe ukoresha iki? Ku isabato rero abana baba bazi ko hari umugati mwiza cyangwa hari keke nziza, agatofu hafi aho. Ibyo ngibyo bikoze bayikumbura pe. Hari n'utundazi twaje tuzima dukoze ku buryo bwiza butuma ubuzima bumera neza. Utwo natwo tugenda tudusimburanya n'iyo migati. None se Kamari, ibyo ngibyo ubikura hehe? Ubwo uraho muri iki gihugu utaramenya ko igisubizo cyaje. Sigasira Amagara Bakery ni igisubizo ku bantu bifuza kurya ibyo kurya byiza kandi bizima. None se abo bantu bakorera he? Biroroshye, wabibona mu mpande zitandukanye z'iki gihugu: Nyabugogo, Musanze, Muhanga n'ahandi. Mushonje muhishiwe bizaba byabagezeho vuba. Nyabugogo nka he? Ukigera muri gare hagati baza kwangamije no kwa Elisa, uzamutse hirya gatoya ubaze kwa Mama Kerve, haba hari imigati, amandazi meza afasha ubwonko akabusana kandi akabuha iterambere. Ubuzima bwawe ufite agaciro. Ubwo ndabizi ubwo ari wowe ugiye kuzana ubunebwe. Reka da! Ibi byiza wabisanga impande zose. Maza Kimironko kwa Emi ndetse n'ahandi hose musanzwe musanga ibicuruzwa by'abagorozi. Ntabwo ubona uko ukora akazi urahangayika.
uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 078 190 0738 cyangwa se 078 45 078 38 ndetse na 0722 62 23 14. Burya amagara araseseka ntayorwa. Ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwambara nta mpamvu, kuko ibyo byose ari byo bigena ubuzima bwawe. Ahubwo waburya unywa cyangwa ukora ikintu cyose muri ubu buzima, jya ubikorera guhimbaza Imana. Ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwa